wabimenye rwose uri kudukurikirana kuri Ngabirano TV show tugiye kukurangira umucuruzi wizewe se waba ufite amashanyarazi warabuze ahantu ugura umuriro hamagara Ngabirano Ayani Rugaba akugurira umuriro ibintu bigende neza. Ese waba waribajije ngo nabuze ahantu mbikuza? Ibyo ntibikiri ikibazo rwose, hamagara Ngabirano TV show agufasha cyangwa se Ngabirano Janvier. Tubafitiye amasimukadi ya Airtel, ya MTN, tubafitiye serivisi nyinshi zitandukanye rwose. Akarusho kandi rwose iyo umucuruzi aguze byinshi baza ngo tumukorere iki, turamutwaza tukamugereza mu rugo, kuko iyo serivisi tumuhaye aricyo cyizere cy'ubuzima cy'ejo hazaza, arunguka natwe tukunguka. yewe ko wahagira, ndeka rwose ntaho ndi ubu, nazengurutse nabuze ahantu nabikuza amafaranga yanjye. Umuntu anyoheje 50,000 byose nabuze ahantu mbikuza. uraho utaramenya ko Ngabirano Janvier abikura? Ni nawe mbyumvanye, manuka metero 50 uvuye ku isantire akubikurire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. MTN everywhere you go.